ni byiza cyane kuba wakorera amafaranga ariko ukayakorera no mu bintu ukunda. Ngenda baho udustori twinshi dutandukanye, ariko wenda reka mbabwire akantu gato. Mbere ntari nagiye kwiga solfège, hari ukuntu nyine twajyaga dufata nk'umuntu akaza kutwigisha indirimbo tukamuha amafaranga. Uyu munsi ntabwo ndi umuntu w'umuhanga cyane muri solfège, nshobora kugira amakosa nakora kubera ko buriya solfège ni inyanja ngari cyane, ni ibintu utapfa kumenyera. Tubwizanyije ukuri, abanyamuziki bo barabizi. Iyo rero ariko uyu munsi uko biri byibuze nshobora kuba nafata ibyo twahaga abandi nkaba nabikora, wenda tukaba twasaba nk'umuntu akaza akadufasha gukosora nk'amakosa runaka yabonetsemo nk'umuntu nanjye, kandi wenda ufite ibindi byinshi ntazi, ariko ukavuga uti nibuze iby'ingenzi dore ndabifite, bikaba byamfasha kuba twasevinga ya mafaranga twari guha umuntu, cyangwa se nanjye hakaba hari abanyiyambaza nkabafasha bakagira ikintu bamba. Urumva rero ko kwiga solfège buri gihe mpora mbigarukaho ko hari ikintu byakumarira. Twize ubushize mu masomo yarangiye twagiye twiga ibyo bita 4 étapes préparatoires, narababwiye ni intambwe enye zibanziriza izindi. Uyu munsi rero by'intambwe twarabirangije, murabizi, abantu bari isomo ry'ubushize murabyibuka. Tugeze noneho mu byo bita intervalle. Intervalle ni iki? Intervalle ni umwanya uba uri hagati y'amanota abiri atandukanye. Habaho intervalle zingahe? Habaho intervalle 7. Mureke zose tuzazigane bavandimwe, niba mushaka kumenya umuziki. Tuzahera ku ntera ya mbere bita intervalle de seconde, nayo tugiye guheraho none aha ngaha. Nirangira tuziga intera hatatu bita intervalle de tierce. Nirangira twige intera hane bita intervalle de quarte. Nirangira twige intera hatanu bita intervalle de quinte. Nirangira twige intervalle de septième, de sixte nako nari ntarutse, tuziga intervalle de sixte ariyo ntera hatandatu. Noneho twige iyo ngero nibabwiye bita intervalle de septième ariyo ntera harindwi. Dusoreze ku ntera izisoreza zose bita mu Kinyarwanda urunani, cyangwa se intervalle d'octave. Izo ntera zose mbabwiye tuzagera twiga intera imwe kuri buri somo. Ntabwo nzazizanira hamwe kugira ngo bitabacanga cyangwa se bitabaremerera. Buri ntera nzajya nyizana ukwaye, tuyige, tuyinoze, tuyikoreho n'imyitozo, irangire buke dufata indi, cyangwa se nyine igihe ngarukiye dufata indi, kugira ngo noneho tumaze kumve neza uburyo bitandukanye. Iyo ushaka kwiga umuziki ugomba kuba warize izi ntera tugiye kwiga, warazize neza. Iyo utize intera neza ntabwo ushobora kumenya ibindi, kubera ko intera ikintu igufasha. Nk'ubu intera tugiye kwiga mu kanya, intera habiri bita intervalle de seconde. Ubundi reka tuyivugeho mbere yuko ngiye kubabwira ibindi. Intera habiri ni iki? Cyangwa se intervalle de seconde ni iki? Intera habiri ni umwanya uri hagati y'amanota abiri akurikiranye mu rwego rw'amanota. Nk'uko twavuga ngo uvuye kuri do ukajya kuri re, cyangwa se uvuye kuri mi ukajya kuri fa, cyangwa se uvuye kuri fa ukajya kuri sol. Aho ngaho nyine hafi aho utarenga. Nitugera mu zindi ntambwe nibwo uzabona, mu zindi ntera nibwo uzabona uburyo uva ku inota rimwe ukagenda ku rindi ryo hejuru, cyangwa se ukamanuka ku rindi ryo hasi bitewe adasi. Ariko reka duhere ku ntera habiri yoroshye, uyu munsi niyo tugiye kwiga. Impamvu rero mbabwiye ngo iyo utazi intervalle ntabwo ushobora kumenya umuziki, nuko indirimbo murabizi ukuntu ziba zanditse, ntabwo amanota aba yegeranye. Bitewe n'uwanditse indirimbo ashobora kuva ku inota rya re n'urugero, wenda agahita ajya nko kuri si. Icyo gihe wowe izi ntera n'iki zije kudufasha, uzamenya ngo iyo mvuye kuri re nkahita njya kuri si, bivugwa gute, bisona gute, biririmbwa gute, tugendanye kandi n'igipimo iyo ndirimbo irimo cyangwa se iyo myitozo irimo. Mwumve rero agaciro k'intera. Niyo mpamvu mbasaba ko niba ushaka kumenya umuziki wazareka tukigana neza izi ntera. Nituzirangiza tuzajya mu byo bita tuziga amagame, twige bemol, dièse n'ibindi. Tuhita tujya muri bya biryo makroshe na double crochet twigeze kubonaho gatoya, ariko tuzahita tujyamo nonaha. Suhuza rero cyane abantu bagiye bambaza ibibazo, kandi murabizi ko nagiye mbasubiza. Nshimira abantu bagenda banyandikira, haba abafite nimero yanjye banyandikira kuri WhatsApp, haba abanyandikira muri comment hano kuri YouTube.
mwese ndabizi, hari n'abantu bankurikiye mbizi neza. Hari umupapa w'inshuti yanjye ukunda kunyandikira witwa Nsengiyumva Theogene uba muri paruwasi ya Karama, nanjye mbarizwamo. Ndabizi neza ko ankurikiye cyane kuko ajya binyandika, ndamusuhuje. N'abandi mwese munkurikira kuri YouTube ndabasuhuje cyane. Ngewe nitwa Hagirimana Theophile, iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Tugiye kwiga rero rya somo nabibabwiye rya intervalle do seconde. Intervalle do seconde twari tuyikomejeho mu kanya nabibanosheyeho. Intervalle do seconde ni umwanya uri hagati y'amanota abiri akurikiranye mu rwego rw'amanota. Reka nze tuvuge, ariko byaba byiza iyi myitozo twayibonye ku yindi channel yitwa Theo UBS and Music. Ahubwo reka nze noneho turebe indi mu gitabo, kuko biba byiza iyo tugiye dufata imyitozo myinshi ishoboka, kuko intervalle imwe ishobora kugira nk'imyitozo nka 20. Ntabwo nayivuga hano yose iba myinshi, byaba birebire. Ariko niba wenda kuri ya channel yindi twavuze ngiye ku kibaho, reka nze dufate indi imwe mikeya mu gitabo nayo tuyivugeyo, kugira ngo abantu bakurikira channel zombi bibahe umwanya wo gufata imyitozo myinshi itandukanye. N'ibyo byiza. Hanyuma niturangiza turaza tubabwira ko ubutaha tuziga intervalle do tierce. Nk'uko mubizi twabonye intambwe enye zibanziriza izindi bita 4 étapes préparatoires. Uyu munsi tugiye kureba noneho ibyo bita les intervalles. Hari ibyo bita intambwe aribyo twabonye. Uyu munsi tugiye kubona ibyo bita intera arizo intervalle. Murebe noneho intervalle ni umwanya uri hagati y'amanota abiri atandukanye. Yego, muze rero twige izi intervalle, kubera ko iyo wumvise neza intervalle biraba bisobanuye ko umuziki rwose bizakorohera kuwumva, ariko intervalle utazumvise biba bigoye ko hari ibindi wazumva. Okay, ubwo nitujya tugera kuri aya manota adasiribanze nababwiye turajya turitindaho mu gihe ahangaha twihuta. No ngo akangaka tuno tubiri dusiribanze tungana na kano kamwe kadasiribanze. Reka tubikore. Do re mi re do si do re mi fa sol la si do do re mi re do si do si la sol fa mi re do. Wenda kadufata na tuno tubiri. So fa mi re do re mi re do re mi fa so 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 la so ra si do re mi re do si do. Okay, murabibonye rero ukuntu byari byifashe mu gitabo imyitozo uko ihagaze. Nkuko nabibabwiye mu kanya kashize, ubutaha tuziga intervalle ikurikiyeho bita intera hatatu, cyangwa se intervalle do tierce. Ho noneho ntabwo tuzaba tukivuga ngo turava ku inota ngo amanota birakurikiranye. Ntabwo ariko bizagenda. Igihe tuzafata nyine umwanya uri hagati y'inota n'irya gatatu tuzabireba. Reka nse narimbishije amatsiko gatoya. Mubanze mwiga ibi ngibi tubinoze neza. Ntabwo nzongera gutina nkuko najyaga mbikora. Hari ukuntu rimaze iminsi imeze nk'uhuze. Ngiye kuzajya nkora ku buryo nibuza buri minsi 2 tubasha kubona isomo rishyashya, kugira ngo izi ntera tuziveho twihuse. Ndabakunda cyane, ndabashimira mu byo dukorana byose. Mukomeze mukurikira amasomo yanjye, hanyuma ufite ikibazo anyandikire. Ariko niba udafite ikibazo ushaka kunyandikira bisanzwe comment, wenda hari abantu bagiye bagereka ko bankurikiye. Mwese ndabakunda cyane kandi ndabashimira. Imana ibandindire naho ubutaha.